Yes, ni wa Mungu wanyu di Black Token mchanga rufu nyiga marira. Nyita pin, nyita password professional girl. Uyu munsi turi ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere. So, hano hanze muri industry ya music hari ikintu bita guharira ku ndirimbo cyangwa se kuri stage ku gitaramo cyabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025. Igitaramo cyabaye kuri Arena, BK Arena. Igitaramo cya Tiger B. Igitaramo cyavugishije benshi ku bijyanye na performance. Ndashidikanya kuvuga ko ari igitaramo cyiza cyane, abahanzi bose bagomba kwitegererezaho. Sasa kino gitaramo cyita the year of the groove of the year, the new year groove. Yes, I'm sorry, the new year groove. Igitaramo cyahuriyemo n'abahanzi benshi, hajyamo hadomo udukoryo twinshi, performance ziri ku rwego rwo hejuru, ku buryo kuri njye nta kindi gitaramo nyambona giteguye nk'iki ngiki cy'umuntu hano umwe. So, muri kino gitaramo hari inkuru yabaye viral, inkuru ya YAMPANO, indirimbo ye yita ngo bitewe n'amagambo yavuze. Genda zo kubigarukaho, ariko nagaruka ku gihangano cy'umuhanzi bita Kenny, indirimbo nziza yitwa Phenomen. Kuri ubu ngubu amashusho ntarajya hanze, indirimbo imaze igihe kirekire y'abantu. Indirimbo iri hejuru y'amezi nka 3 cyangwa 4. Yes, no musore uri muri navuga tuwa mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yes, arimo kugenda azenguruka akora ibitaramo, aho agiye gusohora indirimbo nshyashya bita Phenomen. Ku munsi w'itariki 25 December 2024, ku rukuta rwa Instagram atanze indirimbo n'ubundi yari isanzwe ariko iri kuri platform ya YouTube. We na rero Ways bita Noheli nziza. Iminsi ishize itariki 21 yaduhaye amafoto meza cyane ari kumwe n'umwana we, yorotse umwana. Nyuma yaho hari indirimbo yakoranye none bayita Wahala. Nyiri indirimbo ni iya Shema Tatu ihuriyemo na Kenny na Dani nanone. Indirimbo yahuje Shema Tatu na Kenny na Dani nanone, ariko imbere y'indirimbo habanje hakorwa Phenomen. Sinzi wenda nimba ari ugutinda gusohora imiziki cyangwa se ngengabihe y'imiziki, ariko uko bimeze ubwo ni ibintu byifashe nuko
aka kanya hagiye gusohoka muri ino minsi ubwo hagiye gusohoka Phenomen, ariko se zasohoka ifite amashusho yo mu Rwanda? Amakuru mfite nuko indirimbo yashutingiye mu Rwanda, ariko ishobora kuzasohoka idafite amashusho yo mu Rwanda. Make zabara yo mu Rwanda, ariko mainly ni amafoto ya Canada. Amashusho ya Canada, cyangwa se ya Sweden. Hagati ya Canada na Sweden hari amashusho azaba yiganjemo cyane amakuru mfite cyane 5/5. Indirimbo Phenomen ni indirimbo imaze amezi bitewe n'igihe yashutingiwe. Yashutinzwe ku itariki kandebe yashutinzwe ku itariki 26 Oktoba. Icyo gihe hari kuwa gatandatu 2024. Indirimbo yashutinzwe na Faizo DOP The West. Indirimbo ishimishije ku rwego rwa East African, muzamuyibona. Ni indirimbo itinzeho kuko indirimbo yari kuza igahindura igahindura indirimbo zo muri 2025 mu kwa mbere, ariko indirimbo isa nkaho irimo kugenda itendamo gake. Ikindi ni igitaramo cya Tiger B gikomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga, ariko ikivugwamo ni umuhanzi upcoming YAMPANO Florio uzagwira. Bavuze yuko baramubajije ngo ese Bruce Melody uramuzi? Ariko yavuze yuko atamuzi, cyazira. Ariko ari ikintu nigize kumva kuri social media bavuga ngo ko yaravuze ko atamuzi bigiye gutuma atazabona ibindi bitaramo nk'uko nyine yari abyiteze. Donc ukuvuga ngo ibitaramo byari gukora bigari, ni ukuvuga ngo bo bafite ikibazo yuko batazamutumiramo abafana muri rusange, kubera ko hari ibyo yavuze, ariko ibyo yavuze ntabwo bizamwemerera kuba we yakatendinga ibitaramo cyangwa se ngo amutume bitewe n'amagambo yavuze. Kuba yaravuze ririya jambo, ahubwo ngewe uko nabyumvishe, uko mwe mwabyumvishe muraza kubishyira muri comment sections. Ukuvuga ngo baramubajije ngo ni iki uzi kuri Melody, avuga ko Melody ntawe azi, ariko yari kuvuga mu bijyanye n'iki kugira ngo bikunde bisobanuke. We yasubije yuko atamuzi. Sinzi wenda nimba ari ikosa ryo wabajije cyangwa se hari iryo wasobanuye, ariko ngiye uko mbyumva ni wasobanuye YAMPANO Florio. Bisa nkaho ari ubundi mu muziki ni urugamba rutoroshye cyane, ushobora kugenda utabyitwaramo neza, rimwe na rimwe ugasa nk'umuntu volume ya hit yawe cyangwa se y'imiziki yawe. Ariko ni umuhanzi mwiza wari umaze kuzuza 2 miliyoni ku ndirimbo yitwa
ngo featuring Papa Cyangwe, ariko havuzwe ko Papa Cyangwe yishe indirimbo y'abandi. Nanjye naje kubyumvaho ukuntu nsa nk'usesengura kuri iyi ndirimbo y'uyu musore, nza gusanga ego punchline zirakennye pe, ariko umuhanzi asohora indirimbo bitewe n'uko ayishaka. Indirimbo bita ngo ifite 1,300,000, indirimbo bita si ibyanjye 1,200,000. Ndakeka nta indirimbo afite kuri platform ya YouTube. Ari indirimbo imwe nayo nibagiwe gato bita ndi kwikubita 1,300,000 nayo. Izo ndirimbo nizo zifite miliyoni, izindi zose nta miliyoni zifite. So YAMPANO ni umuhanzi urimo kwitwara neza mu gisata cya music. Mu minsi iri imbere niwe waritezweho mu upcoming w'ukwezi cyangwa se w'umwaka wa 2024, niyo mu upcoming mwiza ugaragaye ku rubyiniro umwaka urimo kurangira mu ndirimbo ndetse no mu performance. So ibyo ndabivuga kubera ko nta wundi muhanzi wigeze performinga horo rwa Afrobeat performance nk'uko YAMPANO yagize performinga muri kiriya gitaramo. Binashimisha abantu muri rusange, bikaba mu magambo yavuze muri interview, bikaba byarababaje abafans ndetse n'abasanzwe bakurikiye entertainment y'umuziki mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko icyo nabivugaho ni uko bibiri na 2025 hari upcoming benshi abagerageza mu kuririmba n'abazi kuririmba. Ngaruka ku kintu bita unity and strong performance cyangwa se professional career, abantu bayirimo bakaba bari professional. Ejo bundi ari komante nabonye ku muhanzi witwaye neza n'umuntu uri professional mu muziki wagiye uzamura abahanzi benshi. Igitangaje nuko Bruce Melody atigeze azamo. So birahagije kuba bavuga kuri performance ya YAMPANO bitewe n'ukuntu performance neza cyane. Ariko hatanzwe urugero rwa Tiger B mu kuzamura umuziki nyarwanda kurusha Bruce Melody. Kuri stage ntabwo ari YAMPANO gusa, hariho n'abandi. Hariho Cause Brito, ntabwo hariho Cause, hariho team ya country. Hariyo team ya country yaje kumufasha mu gitaramo. Hariyo ba MENCI, hariyo ba Shemi, hariyo Kevin Kade, hariyo bona YAMPANO.
hariho aba upcoming benshi turimo kugerageza kubireba, ndebe playlist y'abantu bari mu gitaramo, ariko hari abantu benshi. Ahubwo ikibazwa muri ibi byose ni ukuntu hibasiriye umuntu bita YAMPANO cyane, bimuha n'umuhanzi mwiza, bimuha kuba ari greatest, nicyo hit isobanura. Donc kuba yaravuze ko atamuzi nabyumvisha mu buryo bubiri, nabyumvisha mu buryo butanangaje cyane, cause we yabivuze uko abyumva. So kuba yarabyumvishe kuriya